Muraho neza, ibyo ari byo byose ntabwo ari ubwa mbere ubonye cyangwa wumvise abantu bahisemo guhindura amasura yabo bakibagisha bakihindura nk'inyamaswa runaka bakunda. Hari abibagisha bakihindura nk'ingwe, imbwa, imiserebanya, alien ndetse n'ibindi byinshi. Kuri uyu munsi tugiye kureba urutonde rw'abantu 10 bibagisha amasura muri ubu buryo ndetse bakishyiraho na tatuwaje kugira ngo bakunde bahinduke nk'inyamaswa bifuza. Muri iki kiganiro kandi turareba impamvu zabibateye ndetse n'ingaruka byabagizeho. Ngiye wumva nitwa Oma ngwaye ikaze. Ikindi kandi ndakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Reka duhere kuri uyu mugore witwa Julia Ginas, akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Julia Ginas yatangiye kwishyiraho tatuwaje afite imyaka 30. Impamvu yamuteraga gukora ibi bintu, yifuzaga guhisha inkovu zari ziri ku ruhu rwe. Gusa yishyizeho tatuwaje nyinshi cyane bituma ahinduka umugore wa mbere ufite tatuwaje nyinshi ku isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 yaje gupfa. Bivugwa ko yazize ingaruka z'izi tatu yishyirishije. Uwa kabiri yitwa Rick Genist, yamenyekanye nka Zombie Boy. Uyu yatangiye kwibagisha ndetse no kwishyiraho tatuwaje afite imyaka 20. Impamvu yamuteraga ibi ni uko yifuzaga gusa nk'igikanka cy'amagufa y'umuntu, skeleton. Ibi byaje gutuma yamamara cyane aramenyekana. Gusa uyu nawe yaje guhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bimuviramo no gupfa. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo yitabye Imana. Uwa gatatu yitwa Lucky Diamond Rich. Uyu nawe yatangiye kwihindura afite imyaka 20. Uyu we ngo yashaka guca agahigo agahinduka umuntu wa mbere ufite tatuwaje nyinshi ku isi. Ibi byatumye yishyiraho tatuwaje nyinshi ku mubiri we wose kugeza no yishyize tatuwaje mu kanwa, ku rurimi, adasize n'imyanya y'ibanga. Uwa kane yitwa Horace Ridra. Uyishyizeho tatuwaje ya mbere afite imyaka 30 y'amavuko. Uyu icyamuteye kwishyiraho tatuwaje nk'izi nuko yifuzaga gusa nka zebra kubera ko ayikunda gusa. Byamuteye kumenyekana cyane ku izina rya Zebra Man. Gusa uyu nawe byarangiye apfuye urupfu rudasobanutse. Uwa gatanu yitwa Etienne Dimon, akomoka mu Busuwisi. Uyu mugabo we yatangiye kwibagisha afite imyaka 40. Uyu we ngo yifuzaga kuba ikiremwa gitangaje, arangije yishyiraho amahembe ku mutwe ndetse no ku matwi. Uwa gatandatu yitwa Kara Kaiwi, akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe yatangiye guhindura isura afite imyaka 30. Uyu impamvu yamuteraga ibi ngibi ni uko yifuzaga guhinduka ikiremwa kidasanzwe kandi giteye ubwoba. Uyu nawe byakozwe nk'uko yabyifuzaga, bamushyiraho amahembe ku mutwe ahinduka nk'ikiremwa giteye ubwoba koko. Uwa karindwi yitwa Paul Lawrence, yamenyekanye nka Enigma, akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahinduye isura afite imyaka 20. Uyu yishyizeho tatuwaje z'ubururu umubiri wose, arangije ashyiraho n'amahembe ku mutwe. Gusa uyu nguyu we biramutunze kuko abikoresha mu myiyereko akabona amafaranga. Uwa munani yitwa Tom Ripper, akomoka mu Bwongereza. Uyu Tom Ripper yatangiye guhindura umubiri we agira ngo ahinduke nk'ingwe. Yamenyekanye nka The Leopard Man. Uwa cyenda yitwa Marie Jose Cristerna, akomoka muri Mexique. Ku myaka 30 y'amavuko nibwo yatangiye kwihindura isura. Uyu we ibi yabiterwaga nuko yahohoterwaga cyane. Yahisemo kwihindura nk'ivampire kugira ngo abantu bajye bamutinya, bityo ihohoterwa rigabanuke. Yashyizeho tatuwaje umubiri wose ndetse asongora n'amenyo kugira ngo ase nk'ivampire nk'uko yabyifuzaga. Uyu Marie Jose nubwo afite isura idasanzwe, akora nk'umunyamategeko muri igihugu cya Mexique. Ikindi kandi afite umuryango w'abana 4. Uwa 10 yitwa Anthony Lofredo, azwi nka The Black Alien, akomoka mu Bufaransa. Uyu yahinduye isura kubera ko yifuzaga gusa nk'ikivejuru cyangwa se alien. Uyu yaremeye akuraho bimwe mu bice bye by'umubiri kugira ngo akunde ase nka alien, ikivejuru. Gusa ibi byamugizeho ingaruka bituma abura akazi yakoraga ndetse n'abantu batangira kujya bamuvangura kandi bakamwinena. Hari n'abandi benshi nk'uyu witwa The Lizard Man. Yashyizeho tatu z'icyatsi ku mubiri we wose ndetse ahindura n'ururimi rwe kugira ngo akunde ase nk'ikinyaruvu. Si uyu gusa kuko uyu witwa Dennis Aveni yahisemo guhinduka nk'ingwe arangije arabikora.
hari liste ndende y'abantu bahinduye umubiri wabo muri ubu buryo. Wifuza kumenya abandi utubwire muri comment, tuzakore part 2 y'ikiganiro. Nge wumvaga nitwa Oma, ndakwibutsa gukora subscribe, like, share kandi ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe kuri iyi video. Ndagushimiye.